uza kugira umuntu aba ufatika. Buri mugore wese aba yifuza kugaragara bamubone. Buri mugore ngabashaka kumenya ko hari umwanya basi ariho muri societe w'agaciro kandi ngo yavunikiye. Niyo mpamvu buri sakoshi yose ubona hano ihenze ari ikimenyetso. Tubona n'ibyamamare, aba influencer, baba star bose dufollowinga b'abakobwa iyo tubabonanye aya masakoshi tuba dushaka natwe kuba nkabo. Niyo mpamvu aya masakoshi ngari ikimenyetso cyuko nk'umukobwa cyangwa nk'umugore nawe uri umuntu ufite agaciro muri societe. Ayo ni amagambo dutangiranye. Ya masakoshi meza, ya masakoshi mubona n'ibyamamare, ya masakoshi mubona abastari b'abakobwa ngo abagore bagenzi babo iyo bababonye ngo nabo babifuza buriya kugaragara ngo bakaba nka bari abastari. Niyo mpamvu ubona babigana ibintu byose bakora. Abona isakoshi nawe akabyuka ashaka kuyigura ngo kuko ngo zira sakoshi zihenze, biriya misatsi ngihenze, ngo ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko uri umuntu ngo ufite agaciro muri societe nk'umukobwa. Kudutangiye filime batubwira tutangiranye umugore hano. This bag. Isakoshi ni Capucine MM bikorwa na Louis Vuitton. Ni amasakoshi nyina henze cyane. Isakoshi ikoze mu ruhu rwa Turion ndetse igizwe n'ibyuma bya zahabu. Isakoshi ntago ari ikintu gitunganye gusa ahubwo rwose imeze nk'ikomoka mu ijuru. Hari ibintu abagabo mutagaciro ukabona isakoshi ukumva ni ibintu bisanzwe ngo si bya bindi abakobwa baba bafite se batwaramo imigati na kamambiri. Ngiye bura niko nishizemo. Buri mugore wese n'umukobwa mbona isakoshi mba numva harimo nk'irangamuntu, harimo upakiye umugati, harimo na kamambiri za umoja wenda inkweto ndende n'izimurya. Mba numva nyine ari cyo kintu kiri mu isakoshi. Niko mba numva mu mutwe wanjye. Rero buriya masakoshi twe dufite ukuntu tuyasuzugura, ariko ku bagore urabona arabona isakoshi akavuga ngo isakoshi.